turabasuje inshuti bakunzi ba Umura TV ndetse n'Umurunga TV. Twongeye kugaruka tubazaniye ibyiza byinshi nkuko twabibasezeranyije, nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umujene. Mukanya uri buse kutwibwira, usa neza, ubona rwose umeze neza cyane. Rero ntangira mbwira wowe ukurikiye Umura TV ndetse niyo chaîne y'Umurunga TV, natangiye mbabwira ngo uba itarakora subscribe, kora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, kuko tuba dufite byinshi cyane tugenda tubategurira kugira ngo tubashe kugenda twaguka mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'imibereho isanzwe. Niyo mpamvu tugenda tubazanira abantu batandukanye, nk'uko uyu munsi twazanye uyu mujene ugiye gutangira twibwira. Ni karibu kuri kamera ndetse unibwira abanyarwanda. Murakoze cyane. Yego, amazina ninde? Amazina ni Ndayisaba Eric. Ndayisaba Eric, muri buze kuvuga cyane kugira ngo tugendane. Yego Eric, twishimiye kuba tugiye kubana namwe ndetse no kuba mugiye kudufasha kuganira n'abanyarwanda. Murakoze cyane, turabyishimiye. Yego Eric, tuvuze ngo Eric ni muntu ki, kugira ngo wenda harimo umuntu ukubona akahita avuga ati uriya mutipe se Eric akomoka he, Eric background ye ni iyihe? Yes, Eric ni muntu ki? Eric ni umujene. Yego, umujene w'umukristo bisanzwe. Okay, umukristo byiza cyane. Yego, ni byiza. Sister naragombaga kugira sister ibyo ngibyo. Yego, ni umujene, ntabwo nubatse. Nicyo nashaka kuvuga. Yego, ndaho bari icyo ngicyo navuga. Eric akomoka he? Eric ubu abahe? Ahugiye mu biki, niba atari ibanga? Ariko niba ari nibanga nta kibazo. Ntabwo ari ibanga. Yego, Eric akomoka, iyo bavuze gukomoka mpita numva origine. yego, niko kuri. Niko wenda bivuga. Navukiye ahantu bita Kicukiro. Yego, umudugudu witwaga Sakirwa. Mama niko bitwa, sinzi icyo gihe uko bitwaga uko n'imyaka yashize. yego, mu kagari ka Kicukiro baba Kagashari, umurenge wa Kicukiro n'akarere ka Kicukiro. yego, aho niho navukiye. Yego, puis ndiga nk'abandi bajene bose, abandi bana bose b'abanyarwanda. Muri iyi minsi rero ni ahantu bita mu cya kabiri, ko bahazi, ariko ni mu mudugudu wa Murambi, mu kagari ka Ruri, umurenge wa Shyogwe, mu karere ka Muhanga. yego, muri Muhanga. Ibijyanye n'ubuzima, ndi umushabitsi. Umushabitsi, yego, yego. Yego. Okay. Ni byiza cyane kubamenya Eric. Utangira utwibwira, watubwira umukristo, ubwo mu kuganira kwacu wenda turagenda naho tugeraho muri icyo gice cy'ubukristo, kugira ngo ugende utubwira, kuko ushobora kuza kutubwira ubuzima bwo kuba muri Kristo uri umujene. Ariko kugira ngo tuze wenda iyo ntambwe kuyigeraho, banza wenda utubwire kugira ngo ujye kuba umukristo. Burya kwitwa umukristo, sinzi niba ari byo wavukiyemo cyangwa se waraje guhinduka nyuma. Nagira ngo dusangize urugendo rwawe rwo kwitwa umukristo. Ese byahereye he? Niko wavutse ubyisangamo, cyangwa hari ahandi wigeze kuba biba ngombwa kuhinduka? Dusangiza urwo rugendo niba atari ibanga, ariko ndumva utabigira n'ibanga. Murakoze cyane. Yego, nibyo koko. Navukiye mu muryango w'abakristo, navukiye mu rugo rw'abakristo. Mama, papa bari abakristo n'abavandimwe, ariko bari abakristo bakirizimo muri Kiliziya Gatolika. Yego, mama baturera nyine gutyo bisanzwe. Hanyuma hashize igihe, ya myaka ya adolescence, abana bakunda kudeviya, cyangwa inshuro nyinshi abana ntabwo baba bashinze imizi. Ndateviya nyine nk'abandi bajene bose. Twakunze umuntu aba ageze mu maraso ashyushye. Ashyushye kabisa. Amaraso arashyuha. Ndadeviya. Mvuze kudeviya rero, reka mbe ncumbikiye aho, ndabireka. Warabiretse cyangwa se sinaba nkibishyiramo imbaraga nka. Okay. At the end nza kongera kubyuka. Rero sinzi naba nakomerezaho, ariko
ikintu nabivugaho nuko hariho itandukaniro hariho itandukaniro cy'icyo gihe mbirerwamo hariho itandukaniro cy'icyo gihe mbivamo hari n'itandukaniro nanone bisubiyeho. Eric, niba atari ibanga ubona wenda ntago ari ukwinjira mu buzima bw'umuntu cyane, ariko ushobora kutubwira nk'impamvu yatumye icyo gihe udevye. Wenda watubwiye ngo ni amaraso ya adolescence, icyo ndacyumva kuko natwe twese twarahanyuze, harimo utuntu tugenda dukurura umuntu bitewe n'imyaka agezemo, ariko ushobora kudusangiza kuko ubu none hari abana bageze mu rugero nk'urwa rugezemo icyo gihe bari gukurikirana ikiganiro cyanyu, cyangwa se hari n'ababyeyi babo niyo abo bana baba badahari nabo bakurikiye, buriya biba bisa nkaho hari ishusho bahaye ndetse bakamenya n'ibyo abana babo barimo, cyangwa se n'umwana akamenya ngo ibi bintu byabaye kuri uyu mutipe nibyo biri kumbaho ubu nona. Ese ni gute nshobora kuba noneho nabikwepa simbe nabigwamo? Wenda ushobora kuba warabigiyemo ntihagire ikibi bikugezaho, ariko harimo undi ubijyamo bikanamubyarira ikintu kitari cyiza. Icyo gihe ujya kuvuga ngo nubwo bwose iwacu n'abakristo bajyaga batujyana gusenga, bagiye gusenga, ariko njyewe reka mbe ndi muri ibi, byagenze gute? Ikintu cya mbere gikunda kubitera cyangwa muze kongera ijwi yego cyangwa cyabinteye jewe ni navuga ngo ni company, navuga ko ari ikigare. Ibintu by'ikigare bikunda guhindura system. Yego. Kubera iki? Kubera ko iyo tuvuze ikigare ni company, ni abantu baba ari inshuti, kandi inshuti abazungu bo cyangwa abahanga baravuga ngo mubwira umuntu mugendana ndaza kuza kukubwira uburiwe. Yego. Ikigare rero nicyo cyabiteye cyane. Apart from ikigare ni societe, ni ibibazo, ushobora kunyura mu bibazo agahinda kakakwica, intimba ikagukubita, icyo nacyo kigatuma ufata decision nanone itari nziza. Kubera iki? Waba wiyanze. Ushobora kubona ibyiringiro tuvuga fokeje devi. Nanjye rero icyo gihe nakigezemo, ibyo bibiri, ikigare, kompani itari nziza, no kumva ubuzima bwakubihiye ugahita uvuga ibyo byose byo nakora nta kibazo. Nicyo cyatumye uri kunera amatsiko cyane. Nkibaza nti umuntu w'umujene ukiri muto, icyo gihe wari muto, ese wari ufite imyaka ingahe icyo gihe? Nari mfite imyaka 14. Uri kumva wari uri no muri segonderi nko mu mwaka wa 2 gutyo, cyangwa se ni hafi aho ngaho, ariko wari uri muri segonderi. Ese agahinda kuri iyo myaka kaba karatewe n'iki? Ikintu urabona hari ukuntu uba imuhira hanyuma ukabura ababyeyi, ukabura mama, surtout ku bajene b'abahungu, affection ya mama ngo iramataringa cyane. Yego. Hanyuma rero kurirwa n'umupapa, la plupart de kurirwa nk'umusirikare, kubera ko ibyo ni ukuri. Y'abapapa n'iy'abamama biratandukanye. Burya batwitaho n'abamama, ariko umugabo burya bafite byinshi, bari somehow tough kuruta abamama. Icyo kintu rero cyo kurirwa w'umusirikare, ugeraho nyine ukaba umusirikare wa nyawe. Afite icyo ngicyo nacyo cyabikozeho. Gusa ntabwo navuga ngo nicyo ngicyo cyane, ariko ako gahinda kubona d'amafamiye ibintu ntabwo biriho biragenda neza. Yego. Atari ikibazo kiri financier, ahubwo mbere ko la plupart de kutumvikana na muzehe kandi bashaka ko kumva. Icyo ngicyo rwose cyari ikibazo gikomeye. Secondary, kunanirwa gutsinda mu ishuri kandi umusaza kwempoza gutsinda, kumukarira kubera ko utatsinze. Yego. Ibyo byose byarampushingaga. La plupart de kabaho n'ukuntu ubona umusaza akoze ikosa ukavuga uti kutese ukora ikosa hanyuma ukambuza ngiye kurikora. Yego. Utangira kwirebera tu. Ibyo byose byagombaga kumutera, hatabayeho yindi mbaraga wenda impushinga. Mu byumvikana n'ubundi isoko y'ibyo bintu byose yabaye imwe, kuba utagifite nk'umubyeyi wabwiraga ibyawe byose ako kanya, akahita akubwira ati mwana gutya na gutya. Eric, icyo gihe mumaze gusa nkaho mwumva mushaka kwigenga,
nihe mpinduka yahise iba mu buzima bwanyu ushobora kudusangiza? icyo gihe bon twari nigaga kuri secondaire niga muri 3e ariko space ubwo sinzi niba ariko nabiqualifyinga mbivuga niga muri 3e secondaire niho nyine revolte iremereye yabaye niba ariko navuga hanyuma nigaga mu kigo cyitwa Saint Marie kiri naho i Muhanga ndakibona icyo nigaga iki gihe niho nagize revolte iri too much ubwo impinduka yabaye rero navuga irebera navuga no kwirebera yego reka mbivuge gutya Bibiliya none ngiye muri context ya Bibiliya yego muri Bibiliya usomye muri Efeso chapter ibice 2:2 avuga ngo icyo gihe natwagaga n'umwamutegeka iki kirere gukorera mu batumvira shaka aribwo yagize dominion kuri jewe cyane bon ndirebe sindondumvira umusaza ntangiye gukora ibyo nshaka nta kuntu rero ntari guhura n'imboga n'ingorane cyangwa n'ayandi ma consequences atari positive kubera yuko toujours umubyeyi we aba yifuza ibyiza naho yagukarira par contre umujene we ntabwo ariho arabibona yego ko de toutes les façons nta mubyeyi wagubwana ahubwo manière yo kumanaginga umwana nicyo kiza kuza kuba ikibazo kandi la plupart des cas wenda umubyeyi washobora kuvuga ngo ubu ni bwo buryo bwiza sinzi abantu bavutse muri generation yacu ntabwo ababyeyi bakundaga ko umwana yihitiramo yego umubyeyi we yarakompozaga akavuga uzariki kandi ugomba kukiba par conséquent imbaraga bakavuga ugomba kwiga ukavuga ntabyo nshaka igiti kikaba cyica ariko ukiga kugira za mugabo igeze rero muri iyo myaka adolescence la plupart de kubushaka kumva ko nawe bare kukavuga yego iyo bihuye n'umusaza utavugirwamo yayo ibindi actually nicyo ubwo rero icyo mbazaga ingaruka zajemo nari reverse ntangira gukora ibyo adashaka kugira ngo mwereke yuko nanjye ari cyo nshoboye yego kuba nakuze actually ni nk'ibyo ngibyo je me suis révolté nigira kwinywera amatabi nk'abandi bajene ninywera amabyere n'andi mabara yose abajene bakora rero ça a été le problème byagomba ko affecta amashuri yamba kunaffecta muri quartier yamba kubabaza papa umbyara n'abatana ba oncle fait cyari kibazo gikomeye cyane kure ku murongo bakabaye bampa nari maze kundeviye ubwo bimaze kugenda gutyo mwigaga mu kwishuri yego tuyambaye internat ariko ubwo nko mu gihe mwatashye n'ubundi muri vacances iyo myitwarire yaragaragaraga mu rugo bakabibona ko ariko umeze yewe kabisa cyane rwose ntacyo wari ugisha harimo umwana ugira ukora amatega ku ishuri ariko yataha mu rugo akaba ari intama y'Imana mwebwe no mu rugo barabibonaga ko Eric yahindutse ntago ari Eric wa wundi cyane rwose ndagomba kubibereka kubera ko avec le personnalité bitewe n'ukuntu umuntu bitewe n'agahinda n'intimba n'umubabaro n'ufunga umutwe ntabwo nagomba kugira umuntu n'umugisha hari akantu nari narisetinzemo kavuga ngo ntabwo naguhisha tu foka nkwereke ko je suis nagombaga kabisa kukubwiza ukuri ukakumenya kweli ubwo hagati aho uri mu wenda twagiye nko mu rugo uri mu biruhuko iyo myitwarire urayigize wenda ugiye wenda mu simbizi niba waragiye wenda mu kabyiniro ugiye mu kabari uratashye mu rugo wabonaga umusaza byakiriye gute cyangwa se abandi babaga mu rugo abandi ba familie babyakiraga gute icyo gihe byari abamenasaga nambabarira ndaza gukoresha amaterme ameze uko niyo yihuta byarababazaga byarabasenyaga umwana w'imyaka 15 tagiye gutaha saa sita z'ijoro tagiye gutaha saa munani yasinze tagiye gutaha feti fareka ariwo uza gukingurira umusaza par contre umusaza ageze aho amukingurira c'était terrible byari biremereye cyane rwose
no muri quartier wavukiyemo abantu babonaga umwana ufite vision ufite ejo hazaza arabivanze birumvikana ko bwari ubuzima bubabaje cyane. Ese nk'ubwo utashye umeze gutyo umubyeyi aragukinguriye nk'iyo baguhaga inama bakubwira ati Eric wahinduye ibintu ibi n'ibi imyitwarire nk'isi myiza ni ikihe gisubizo wabahaga wabyitwaragamo gute byagendaga gute dusangiza ishusho y'icyo gihe? byari bikomeye mpamvu ngo byari bikomeye ntabwo nabyumvaga ntabwo sinzi niba ari imitekerereze ariko numvaga ntabyumva. Ikindi nari maze kuba addicted so avec l'addiction ntabwo biba bishoboka ko wibohora muri icyo kintu abantu babigezemo wenda babyumva ntabwo ufite imbaraga ntabwo ufite pouvoir yatuma wibohora icyo kintu cyambere ni ukutabyumva hari ukuntu wumva ukumvisha amatwi ariko ntumvishe umutima nanjye ntabwo nagiraga gute ntabwo nabyumvaga ibyo babaga bambwiye ntabwo byangiraga indani niyo byahagera imbaraga it was a problem zo kubivamo cyari ikibazo numvaga ari uko affaire zimeze. icyo gihe uko twabivuze wari uri muri 3e 4e iyo myaka yose no mu wa 4 no mu wa 5 niko wari umeze? ubwo waje kurangiza secondaire ariko kimeze cyangwa hari impinduka yabayeho? nageze muri secondaire ndangiza 5e secondaire dans 5e secondaire baranyirukanye tu kubera imyitwarire mibi. c'est pas ntabwo yari definitive ariko yari première kwa kundi bakubwira bati genda kwimuka nta kibazo ariko uzimukira ahandi yego nuko bama première mbara n'umwaka ntigana narabuze ikigo muri uwo mwaka rero wa 2008 niho nakijijwe niho nongeye kuri prena muri uwo mwaka utari kwiga uri hanze. c'était ça été ubundi ukuntu byagendaga nize ibintu bidusaba gukora stage twayikoraga mu gihembwe cya mbere yego igihembwe cya mbere abandi bari kwiga twe twabaga turi muri stage rero nakijijwe muri 2008 le 1er janvier si je peux dire mo ya mbere z'ukwa mbere uko nguko niho defini bese nashyizemo imbaraga n'Imana iranyemerera mbona imbaraga sasa icyo gihembwe cyose niho nakijijemo cyo muri 2008 nakabaye ndondarangiza secondaire. Et par contre bihurirana nuko bazanama mwana branche ngiye kwiga muri mbe ko nanaje ama stage n'iki nasubiye kwiga mu kwa gatanu arambwira bati wowe na birete twagwaye ntuyibona fo kushaka ikindi kigwa hanze yego nuko mara umwaka ntiga narabuze ikigo ariko urumva nanone narakijijwe yego kuri prena umwaka ukurikiye. Eric nkurikije ukuntu mwari mumeze no kumva ngo warakijijwe uri kumva ni ibintu umuntu yibaza urugendo rwabaye hagati aho ngaho kugira ngo wikure muri uwo mworera wari urimo uteye ubwoba wibone mu gakiza byagenze gute? nibyo kabisa nanjye pour le moment njya mbikurura bikangora kubyumva ariko Imana iteye ubwoba barigira imbaraga kabisa yego kugira mbikumvishe nanjye nari mfite addiction nari mboshwe nari mbaswe ku buryo nanjye numvaga bingoye kongera kuvamo kongera kwikura muri ibyo bintu yego kabisa nabo byari binyoroheye ariko naragerageje biremera avec imbaraga z'Imana. Hari ibintu abarokore bavuga byo kwiyiriza yego reka mvuga uko ngo narabasanze ndabajoininga nsanga bari kwiyiriza nanjye najyaga naniyiriza des fois nonze gusenga ndiyiriza mbwira Imana rwose ça a été le miracle nayishangiza abagenzi banjye nabwiye Imana sorry gato tutari twagera aho ngaho
urambwiye ngo wajyaga wiyiriza muri ya nzira wari urimo mbere wajya gufata igihe cyo kwiyiriza cyane rwose ukabifatanya gute n'ubuzima wari ubayemo no gusenga wiyirije kuko kwiyiriza ni ibintu bisaba imbaraga buri utarimo neza rwose nta gupfa kubishobora wabihuzaga gute avec inama nakubwiye bajyaga bambwira et puis sinzumve hari duce twasigaraga okay nari mfite abatante je vais les deux tantes maternelle et paternelle kuri côté ya mama no kuri côté ya papa igihe muzehe yatabarukaga umubyeyi nari nsigaranye baranyicaje bangira inama buri mukwe noneho birangira bampaye bible all of them bombi umwe bible n'undi bible barambwira bati rike ubuzima budafite imana buba buri futi foko bikomeza ku mana yego bakunda ko ndagasigarana mu buzima ari ukuntu umuntu agenda agira isomo akura kuri buri muntu bahuye danje ubwo mfata bible nsikabita mu mavalise zari ebyiri umutante rero umwe banderaga nkajya mbona akora izo affaires zo kwiyiriza nanjye sometimes nk'abajoyininga nkiyiriza niyo mpamvu nakubwira ndi mu byo nakoraga abaho ukuntu najyaga mvuga ntari kubakwiyiriza nkasenga imana ko bambwiye ko ari ishobora byose ko ubuzima butayifite budafite rimwe na kabiri agafoke jejene nkagira ibyo niyimo umunsi wose naho n'abandi ku ishuri nagira ibibazo byanjye malgré ko ndibuze gusubira muri affaires zanjye ku ese icyo gihe mwari mukiba Kicukiro cyangwa mwari marinze twari tutituye Kicukiro ari mu gituye Kicukiro icyo gihe wabanaga na tante ubwo story y'umusaza ntabwo twagiye tuyikomeza ngo ngende mwumvamo cyane muri iyo story umusaza tuyihorera okay reka dukomeze okay icyo gihe noneho uravuze uti reka nongere niyirize uri kumva nashaka kukubaza se ninde wabikubwirije kugira ngo bikujemo kuba wakwiyiriza icyo gihe ariko numvise ko n'ubundi wajya kubigerageza wenda bikakunanira ko wabigerageje kuko ari aho wabikomoraga ku batantine yego icyo gihe noneho uza kujoininga itsinda ryari riri kwiyiriza ryari riri gusenga wadusangiza ishusho y'uwo munsi niba muwibuka umunsi wa mbere urumva bon bari bavuze ngo barasenga imuhira avec la tante c'était la famille non c'est pas la famille buri muntu yahitagamo umunsi aziyirizamo yego njyewe rero de genre nubwo nagiraga apeti nagiraga iki apeti ndavuga ni bon ko nagira apeti ndenziriza n'iminsi 7 tu nagariza n'iminsi 7 ko nagira apeti nta kibazo cy'ibiryo ngira nuko jeje ikibazo naraje yajya no gukira football abashuti narabwiye hari match muri quartier ndavuga ndaza no gukira ibaze agera yira pira nariyirije ngo ndarasenga ibyitsiririwe n'imbaraga zose umuntu akoresha yabaze sizayibagirwa yageze zika saa 3 z'ijoro n'upfubuka wose urashize kabisa ubu naravye ngo ndajera 7 jours nta mazi nta kintu na foto tuzarageze ubwo urashira aragira kurembuza abantu nanirwa no kuvuga ukiri ku munsi wa mbere iri ku munsi wa basije bahira n'inyota no kwirukanka rero bene date baraba muri ADPR ntabwo bati rero yiburi yavuze ko akora abasengesho y'iminsi 7 anywa amazi ageze ku munsi wa 3 kandi we tayari ku munsi wa mbere zamaze kwanga kubera iki imbaraga wari gukoresha muri ya minsi wazitaye mu kibuga cya football babwira ngo yabaci iminsi 3 gabaze semwe muri bana dusenga bikira iminsi tuzabwera bazi ntabwo ahubwo urabizi ndanarya kabisa ndanarya bari kandi ndakomeza tsi bon yari mécanisme de défense uwo munsi wa mbere y'ubutsi w'amateka cyuko nagejeje midnight arantu twari dutuye twari duturanye na UCC
ngendayo bari bafite amasengesho ya overnight bari burangize verbe mu masaa 8 ngerayo ndasenga ariko byumve ngo nendaga kwikubita hasi birumvikana nagira agastora ariko bwarago rakivuga gakora yuko navuka nari mfite yego sijaho yengere mugire ibyo rahuye nabyo byose byahise bigatora gabisa irangirira ndagira ngo noneho tugereranyirize nani utubwire itandukaniro riri hagati rero y'icyo gihe uko kwiriza wagize umunsi ukizwa no kwiriza wari usanzwe ugira wambwira ni izihe mbaraga wumvisemo zatumye noneho wumva agakiza kakuryoheye ku buryo wumva ari ahantu wahituguma bitandukanye na mbere feti uwo munsi rero byagize itandukanye nariyirije nkuko nari nsanzwe niyiriza iyo bigeze ku munsi wa kabiri c'était hari ikibazo nyine urumva cyasaga nkaho kingoye donatire nabwo numvaga nkijijwe kuko nari narakiriye Kristo n'umwami n'umukiza ariko iyo addiction nyine ikambera ikibazo des fois kubwirwa n'abantu benshi amagambo nkayo gusindira batujena numvaga kibaye ikintu kiri too much nuko ndasenga nari niyirije abarokore turabibasha kwiyiriza ukaba wakwiyiriza nk'iminsi 3 utabitamo amasengesho nakoze ngeze ku munsi wa kabiri ndasenga Imana narayisabaga nabwira Imana wankiza iyi nyota y'itabi n'inzoga ko ndabikunda cyane kandi ndabikunda cyane warabikundaga icyo wari uko byari byandushaga imbaraga mpamvu numvaga kubireka ari ikibazo ari yego abantu bakoresha rero ibyo bintu barangiza cyane ko ububoshywe ndavuga ni wamfasha iyi nyota ukayimara ugeze ku munsi wa kabiri yego ariko byumve ni ubwawe nari mboshywe bombi ubikoresha arabyumva bivuga mu masaa 6 yego rero urasenga hanyuma ndaryama uwo munsi ndabyuka mbyutse neza numvise hari ibyo bita takipulomoma numvise inyota yashize totalement kandi I was addicted icyo nicyo cyari igitagaza cya mbere cyabaye muri ayo masengero wumva ntukifuza kujya mu kabari aho wajya gujya wumva nta tabu ukifuza wumva byahagaze byose cyangwa byagiye biba gake iryo joro nabyutse numva nabaye pure uzi icyo bita inyota we nta nyota ugira ni ukuvuga ngo urabona ushobora kuba ufite inyota yo kunywa amazi yego ukaryama ukabyuka inyota yashize nuko nanjye byangendekeye naryamye mfite inyota nshaka inyota yashize ni muri iyo context nabigwamo kugira ngo ukuntu byagenze but it was actually nicyo gitangaza cya mbere ya shuterene wanabwira umuntu wari we wese naravuze wangiza ndabwamana ibi bintu ndabikunda nanyemereye ahubwo wamabyeri konje uko textuellement uko nyine wamabyeri konje ifege bure hafi aho ariko kabisa ubishatse wamara inyota nuko ndaryama bon c'est pas de blague ntabwo ari blague yego umuryango wacu urabizi ko nabiretse subira maka nari addicted ahubwo batangira kumbwira bati type ni committed tugira commitment ikomeye yego ahubwo nanjye ndavuga ni Kristo m'imbaraga niko nashatse kubasubiza inshobozi byose ra Kristo m'imbaraga en fait that's icyo gitangaza cyane cyaya jeune nari nsanzwe nkora na jeune ubwo nari nkoze with an intention yo kubwira Imana abarira mu mezi ya mbere kwezi kwa muntu automatiquement ndabikira bon ariko rero apart from that jeune irabikora abantu baboshywe iyo wigirije cyane ni kwiyiriza bibohora addiction ntabwo nari mbiza ariko hari izindi mbaraga ugenda ubona zitandukanye no kuba wasenga mu buryo busanzwe voilà biratandukanye abantu benshi no muri Bibiliya y'ibisomye ugenda ubyumva bagenda bavuga abantu bagiye biyiriza bagasaba Imana ngo bakorere ikikabyemera ko kwiyiriza bavuga ngo ni act ni igikorwa cyo gucisha bugufi ubugingo kandi Bibiliya iravuga ngo Imana irwanya bibona ariko abicisha bugufi bagira ubuntu iyo waciye bugufi muri angle Imana ibera ubuntu
muri iyo context nabivugamo na sentiro nisaba depresi nanyiranyumva icyo gihe mumaze kwakira agakiza mu rugo bose barabibona ko wakijijwe inshuti zawe Kigare babyakiriye gute kumva Eric ntabwo tukiri kumwe cyangwa wenda wagendanaga nabo ariko ugenda ubikuraho gake byagenze gute? Nabo baratangaye urumva musanzwe mugendana mukanyurana madiri mukora n'ibyo ngo nabagezeho rero ndababwira bwa bundi za trike ntabwo nizerimo barambaza bati komasa ariko no baravuga buri yaciye ukwezi kumwe azagaruka muri system n'abantu ukwezi ndagukubita biri umwaka barumira. Wow. Ukuri ubuhamya bwawe buratangaje inzira y'uburyo wakijijwe none ndagira ngo ungereranyirize umaze kwakira agakiza ni gute ushobora kugereranya ubuzima winjiyemo bwa nyuma yo kwakira agakiza n'ubuzima wari urimo mbere mu gihe wari ukiri muri bya bindi ubwo uraza no kwita tugeranyiriza ubuzima bw'umujene wo mu Kristo n'ubuzima bw'umujene utaramenya Kristo kuko ibyo ni ibihe byose mwabayemo murabisobanukiwe. Murakoze. Yego. Angaho ndagira mvuge nko kuri byibura nkenye. Yego. Ya mbere iri personnel. Individuellement umuntu wese utari waronka agakiza kandi yarumvishe bavuga iby'agakiza bikinjira muri ame ahora yibaza genre y'ibyo bintu ahora yumva ari culpabilize ko baba bamubwira bati ubuzima bwakawe bugenda gutya none urabutwara gutya haba harimo sense ya culpability ndine aba yicira urubanza kavuga ati ibi ntabwo nigeze mbitunganya gifetwe ntabitunganyije usa nkaho wiha amahoro mu mutima ariko uzi ko hari devoir bakaba yirura ko bitigeze ukora. Yego. Umuntu rero wakijijwe ntabwo aba akiri guilt ni ukuvuga ngo uravuga uti nakiriye Kristo n'umwami n'umukiza reka nse nk'ubihuza n'amaverse biblique biravuga ngo icyo gihe bari basigaye batwarwa abo bantu batwarwaga n'umwami utegeka iyi si y'umwijima ukorera mu batumvira hariya ubutumvira ubwo wirevolt niko wanditse mu Efeso ibice 2 ntabwo bawumvira biravuga abajene rero nk'abo ngabo cyangwa genre y'abantu imeze gutyo yisipoze kuzarimbuka. That's what ubwo rero nuko nguko byane nawe uba wumva mu mutima wawe uri culpabiliser demain ou après-demain nzapfa nuko abandi bapfa ariko ubuzima nyuma yuko mvuye mu mubiri buri kibazo hari buri suppose kuba utari kumwe n'Imana kandi icyo kintu kiremereye numva rero iyo culpability yo ijya apart yego ijya ku ruhande kubera ko you are no longer guilt ntabwo kiri guilt nka mbere ubwo rero utarakizwa yarumvishe Kristo abari guilt wakijijwe abari innocent abari pure abari holy aho ni côté iri personnel ikindi cya kabiri ya mahoro tu kumva uri free dans le cœur nanone ufite amahoro même dans l'anxiété ko nta muntu wamufitanye ku bibazo nanone wumva uri umuntu ufite amahoro kuri urwo ruhande hanyuma côté ya gatatu irisa nkaho iri côté yo mu buryo bwa société kubera iki tiganye uganya abantu ugarurira icyizere arakubona ko uri authentique nimba mbizi authentique wenda quartier kigarura icyizere avuga cyangwa imuhira avuga wamuje n'amafaranga twabonaga dushobora kuyamukonfia yuko none asigaye akora ibintu ku murongo bababona hari limite pour le moment ziri ku buzima bwawe ugiye gukora ikintu icyo ari cyo cyose either kibi all gisa nk'ari kibi babona nyine ko hari amalimite ku buzima bwawe bawe gusa nkaho uri discipline kandi nawe bumva ko kushimye iyo discipline uriho riberamo aho ni ku buzima bwa société kugira icyizere washiftinze muri dimension biba byoroshye kugira ngo société itikwakira bari bakuzi nk'umuntu w'igihazi w'ikirara muri quartier kugira ngo bajye kukwakira uburyo bwo kubibemeza
bitwara igihe icyizere cyose gitwara igihe uyu muntu avuze ngo arahindutse foka atanga proof ngomba gutanga proof ni ibisanzwe baramwaka bakiduta ariko wa kabiri baba bateye isari baravuga umuhungu byaremeye ko bisaba igihe ariko at the end bakavuga bati urumva ntabwo byacamo uwo mwanya ariko bababona ahujya nawe wareba ibikorwa bakabona ko byahindutse biravuga ngo bafite ngo muri projet zabo inzira zigana Siyoni babona kabisa rero usigaye bifitiye inzira babona inzira zarahindutse ntukiri Babiloni uragana Siyoni ariko aravuga twese tubatubona bon iyo nari mvuze kuri utwo tuntu aka gatatu bagara ako ngako liberalité amahoro kuba utari coupable aho ni ku mutima wawe yego hanyuma ariko ndumva ari ibyo n'ibindi bigenda biza gusa icyiza kiri beyond nuko muri wowe wumva ufite ubuzima buritana ubuzima ntabwo wabugandiriye ahangaha ko buriya urebye neza ikintu ashaka kurangirizaho kuri icyo kibazo wambazaga yego ubuzima bw'agakiza ntabwo burangirira hano nusoma neza Bibiliya uzasanga bavuga ngo niba Kristo niba ubuzima bwacu ubuzima bwacu bwa gikristo tuvuga ngo gahunda ni kugenda ni ukuryoherwa hano gusa turi abantu bari miserable turi abantu bababaje kuruta abandi pour dire apart from here n'Imana ibiri irapanga ko izaduhereza ubuzima bwo kubana nayo mu ijuru hano muri societe tuganya faveur mu bantu kubera iki tuganya faveur uba wahinduye imikorere itabereye hari ijambo muri yo rivuga ngo ibyo bintu nta mategeko abihana ahangaha damamonde nta mategeko agira gute abihana uri muri position ituma iyi monde itagupinisa kubera yuko ibyo usaba urabikwije abavuga ngo umukristo nabwo barakwiza amategeko y'igihugu umukristo aba ari perfect ku mategeko y'igihugu kubera ko aba yasumye ntunganya y'Imana urumva rero arakwiye bitandukanye na wa muntu uburaho kigeze agendera mu nzira zitabereye nk'izanjye naho zendenderamo ufite ingeso nziza umwana uri discipline umwana uri eduqué umwana utarigeze aba challenged n'ibintu byo muri iyi si ariko nanone udafite Imana naho kiba ari ikindi kibazo ko ubuzima bizaragirira ahangaha kubera watigeze ahitamo kubana n'Imana hano dans le monde ubuzima buzaza bizamubwira ko ntabwo azabana nayo ko atigeze ayiprefera kuba mico myiza ntabwo bihagije utongeyeho Kristo mico myiza ni bien ariko ntibihagije bivuga kwitoza iby'uyu mubiri ni sawa ariko bigira umumaro hano gusa yego ko muri Timoteyo wa mbere 10 nibyo wa mbere ibice 8 bavuga kwitoza ku by'umubiri ama exercice physique chimique molar muri iyi si c'est bon ariko bigira umumaro gusa yego ariko twebwe ibyo urabikubita hano kagira vie n'ubuzima buzaza nabwo naho hari avantage la plupart yego Eric wenda turi kugenda twegera dusoza ariko wenda na summarizinze utubwire nuwuhe munezero ushobora kudusangiza w'umuntu uri mu nzu y'Imana ushobora gutandukana n'umunezero w'umuntu uri mu kabyiniro hahandi hose wagiye unyura akenshi bagiyeyo bashaka ibyishimo ni gute ushobora kumbwira umuntu uri mu rusengero ibyishimo ushobora kugira bitandukanye n'ibya wa wundi uri aho ngaho twari turi kuvuga iyo amaze kwegera Imana cyangwa gukizwa ariyo ariko kuba umuntu w'Imana hari ibyo Bibiliya yita imbuto z'umwuka wera yego imbuto z'umwuka wera habamo umunezero habamo ibyishimo habamo amahoro tuva habamo kugwa neza habamo kwirinda habamo kwihangana habamo ayo matere de caractère habamo izo personnalité nziza zitagushaka la plupart des cas zitagusaba kwiforsa kubikora ntabwo urabibona
wowe uba uri safety ako kantu sinzi niba kare uba uryohewe bivuye muri intérieur mu gihe uriya wagiye mu kabyiniro it's no longer from inside inner biri outside ni ibyishimo wagiye gushaka biri extérieur sasa ibintu biri extérieur n'ibintu biri intérieur n'ibintu biri bitandukanye umukristo rero uwo ufite iby'Imana Imana ibivura muri wewe bikaba biri bigasohoka hanze ahubwo akabikontakta abandi mu gihe undi wafite ibiri extérieur adashobora guhereza abandi kandi ntekereza ko byaba n'iby'igihe gito cyane temporaire kuko bijamo uriya mwanya niba ari ibishimo bya bière bya high umaze kunywa bière niba ari bure ya swing umaze kwikoma par après biraza kurangira niba ari n'ubusambanyi tu vois uraza gusambana abinateye ubwoba ko ariko Imana cyo ikintu itanga c'est comme si uraconjoyinga at the fullest ukagiheza nawe bakwibaza kubera ibyo bintu byitwa ubwo niba ari akuprema habaye mariage birivi ntabwo hari icyaha niba wiyakupye n'umuntu nta mariage c'était sin cyo ni enjoyment iraza kugabanya sasa ibiturutse ku Mana babiri authentique babiri original babiboneye ibiturutse hariya mu isi bari counterfeit babiri fake ntabwo biba bifite bibiri dirabre nubwo bari byiza tu ni enjoyment y'igihe gito babiravuga bon ni kuvuga ngo ni ibyishimo kirari ry'umubiri babiravuga ngo abakurikiza iryo rari rya kamere gahunda no gupfa ariko bakurikiza ibyo by'umwuka from God babiravuga ngo resultat n'ubugingo bw'iteka voilà la différence ibyo byari temporaire by'isi wishatsemo extérieur indi biri intérieur flammable mbese bimwe biri fake ibindi biri original okay murakoze cyane ntekereza ko abantu badukurikiye basobanukiwe wenda tugenda tugana no ku musozo turarangiza mugira inama cyane ku ruhande rw'abajene kuko bisa nkaho ikiganiro cyacu cyarebye cyane ku bajene nubwo twabwiraga n'undi muntu wari wese uri mu byaha cyangwa se uri gukora ibintu bihabanye n'iby'Imana ishaka ariko ubwo izo mpande zose urazigira inama ndetse n'icyo umuntu yakora kugira ngo abashe guhindukira ave mu isayo y'ibyaha cyangwa aho yarari n'icyo umuntu ashobora kuba yakora kugira ngo acike ubwo bubata bwa Satani abashe kwiyegurira Imana ubwo ahari ndumva ari nacyo tweza tujyaho bitewe n'igihe uburyo ndi kukibona reka nakita nk'umuti w'icyo kibazo cyo kubatwa na Satani yego murakoze ahangaha ndio ndagira ngo umujene wese imyumva arebe motivation arebe ikimutera kugira icyo akora bon toujours motivation umujene kuki ndondagenda muri bière kuki ndondakora ibintu biri contraire niki kiro kirabintera ese niki nshaka kelema motivation niki kimotivatinga gukora iki kintu niki kintera yego icyo cyonyine gusa bari cyatekereza bwe niki gituma iki kintu nkora Imana yanga societe yanga niki kiro kiratuma ngikora yego infaza gutekereza gutyo akaza gusanga motivation kitari nziza beta tuchanije nuko ndimba niko mba ndondo no mujene nawe nanone uri muga kubera yuko importance umumaro avantage nuko ushobora kubikora pe ukaba successful mu buzima hari abantu rwose babikora bakanagira success mu buzima ibyo ni affaire zabo ariko nanone bo ni iki kibapushinga kubikora ubonye atari motivation nziza beta to change ubonye ari motivation nziza komereza hanyuma rero ubishatse ukabona biro birakugora nkuko twese twabishakaga bikatugora les cours ni ku Mana faut kusanga Imana kayibwize kuri ko muco ko bivuga biravuga ngo muzacaka mbere n'umucaka n'imitima yose niyo context Imana ibikora muto ibivugamo ni nkayo angle ikoresha beta kusabwira Imana biravuga ngo nimuyikoreza amaganya yanyu ko yita kuri mwe gusa ni ikibazo cyawe ukagipresenta imbere yayo
ukayibwira Imana iki kimbere ikibazo ushwake byanditse mu Filipi 4:6 Imana iragufasha nkuko twese dufasha mbere cyane hanyuma rero abakomeyemo courage bakomereza aho biravuga ngo wera akomeza agire gute yere ahandi urakomeza agire tukayagira courage vraiment ababikomeyemo twese Imana idufashe dutera ingabo kuko n'ubundi niyidushoboza niko muri yavuga ngo nidutera gukunda no gukora ibyo yishimye vraiment ikomereza aho bidufashe twese numva icyo tugiye kuvugaho nicyo cya nyuma dusoza kuko nyungutse mu gihe mwari muri kuvuga ese ni ikihe gihe cyiza cyo kwegera Imana ese ni mu gihe wahuye n'ibibazo ni mu gihe uri mu bihe by'ubukene nicyo kintu gishobora kukwibutsa ko ukwiye gusenga Imana cyangwa nicyo gihe gishobora kukwibutsa ko ukwiriye gukizwa umuntu akizwa mu gihe wenda yabuze abe umuntu akizwa mu gihe yagize igihombo muri business ni ikihe gihe cyiza cyo kwegera Imana ugakizwa ugahinduka murakoze cyane ikibazo nacyo ni cyiza ubundi ukuntu twaremwe n'Imana kugira ngo Imana yaratwiremeye turi abantu bayo nkuko umuntu aba submitted ku muntu we Imana yaratwiremeye turi abayo ubwo rero kuva turiho turabaye igihe cyacu cyo kwegera Imana iki ngiki igihe cya buri muntu mu mwanya kuko ntabwo uribwira ngo ntegereje ngize kashe bon nawe nande nkasubiye mu kera nari nzi ngo nzakizwa maze kubizitunga byarananguje ko ndakijijwe ntarananiza n'amashuri kubera yuko iriya Roma biravuga ngo uyu munsi n'ijwi ryayo nirangira umutima today is your time kandi today is your time actually ubu ngubu bumvise ntibinangire beta guhita uhindura situation kuko motivation yo kubaha Imana ni nziza ari ikintu cyantangaje muzakigenzure muri Bibiliya haravuga ngo ni byiza kwiringira Imana kuruta kwiringira abakomeye iryo jambo ryanditse muri Zaburi 18:8 bivuze ngo ni hagati na hagati muri Bibiliya uhereye kuri Genese gushika kuri Apocalypse hagati na hagati yaho verse yo hagati iravuga simple beta kwiringira Imana kuruta kwiringira abakomeye sasa wibaza motivation ikintu buri gihe kidutera abajeni abashaka cash abashaka fame kugera kuri ibyo ngibyo ukumva inshuro nyinshi ndashaka fame niyo mpamvu nkora ndashaka cash ndashaka gloire ndashaka umudame mwiza ndashaka iki n'iki ukagenda mu zindi nzira zitabereye ariko Bible iravuga centralement hagati aravuga ngo beta kwiringira Imana beta kwiringira abakomeye rero igihe cya mbere imitima yacu yemeye nanjye n'uwanjye urimo ndavuga Imana yadufasha igafungura tujura amatwi yacu biravuga ngo l'intelligence mbabarire apport de mer esprit avisé amatwi yawe abaye yari avisé muri izi ubu dusigaye tuvuga ngo acanye ku maso niko navuga ariko weka wakabaye wumva ikibari kubwira hanyuma ukagenda muri direction yawe igihe cyiza cyo gukizwa ntabwo ari gutegereza ibibazo ntabwo ari gutegereza ibyishimo ahubwo ni ukumva iryo jwi turi kubwira beta tucane nawe ukaryumvira murakoze cyane Eric navuga ngo Imana iho umugisha ntekereza ko umuntu wakurikiye kuva mu ntangiriro akageza ku musozo yungutse ibintu bikomeye cyane ndetse ntekereza ko abaye ari n'umuntu wumva yarara ahantu habi yaba inzira nziza yo kwita agira gute ahindukira kandi ntabwo byicuzwa gukurikira Imana kuko ni umugisha nawe murebe umusore mwiza nka Eric yarafashe decision yo kuvuga ngo nkurikiye Yesu biterwa n'uburyohe yabonyemo Eric mwakoze cyane kuza ndetse no kuganiriza abantu Imana iho umugisha cyane twabakunze twabishimiye no kuri kandi Imana ibakomeze mu rugendo rwiza mwahisemo rero ndikumva twasoza kereka niba hari ikindi mufite kuba mwakongera ku byo mwavuze ariko kibaye kidahari twasoreza hano tukazasubukura ubutaha murakoze cyane reka tuzakubukura ubutaha ok merci